Inama y'umunsi y'abashakanye, igice cya mbere. Kuki kwizihiza uwo mwashakanye ari ingirakamaro? Alexander Walcott yaravuze ati nta kintu na kimwe kiri mu buzima bw'umuntu nk'umunsi udafite akamaro. Hari ubwo wigeze wumva igice cyawe kimwe kimeze nk'igifunze cyangwa se kitabona mu gushyingiranwa kwanyu, cyangwa ubwo mwashakanye nta gice cyawe na kimwe azi, cyangwa se ahubwo binyuranye nawe ntabwo uzi uwo mwashakanye. Abashakashatsi bakunze kuvuga ku bashakanye bashushanya ibihe byiza ndetse n'ibi bishobora kugira ingaruka ku mubano w'abashakanye. Muri uruhererekane rw'ibice bibiri rero tuzareberamo uburyo butandatu ushobora kwishimira uwo mwashakanye, utera intambwe nziza mu kujya mbere. Aho rero uno munsi ugiye guhera ku bice bitatu bya mbere. Itegereze kandi ugire n'icyo uvuga. Nabo tuvuga umutekano w'igihugu ahangaha, ahubwo turavuga ku birebana n'umukunzi wawe. Ese mu buzima ni kangahe mu buzima bwawe ujya wita ku byiza kandi ukirengagiza ibibi? Kenshi waba ukunda kuvuga ngo uhora utinda cyangwa se uti kuki wabikoze utyo. Abahanga bemeza ko benshi muri twe dukunda guhinyura cyangwa se kunegura abandi, nyamara abahanga bakaba bemeza ko dushobora kongera ubwonko bwacu maze tukabona ibintu byiza kurenza uko tubona ibibi. Kureba rero bivugwa ahangaha ni ukudacika amahirwe n'amake yo gushima ndetse no kwereka umukunzi wawe kumuha agaciro kandi kumwubaha. Niba uwo mwashakanye wenda ubona yateje akajagari nko mu cyumba cyawe ariko wenda agiye kubikuraho, kubera icyo bakwita kuri ako kajagari kandi yanakumiseye imyenda ikabisa neza, ushobora gushaka no kugerageza kwita ku byiza. Warangiza ukamubwira uti ndagushimira cyane ko uzi kumesa neza, umenyeshe yuko wabibonye kandi ko wabishimye ko wanabihaye agaciro. Ntabwo ari ngombwa ko bisobanurwa neza, ahubwo wabivuga no mu magambo magufi kandi akaba amagambo aryoshye. Amahirwe ariyo yose ubonye kugira ngo ushime cyangwa se wereke urukundo uwo mwashakanye, reka ntakagucike. Ikintu cyiza gitoya ukoze gishobora gukomeza kwagura inzira ndetse no gukomeza kugera kure. Icya kabiri, ishimira amakuru mashya meza. Abashakashatsi bahishuye yuko benshi muri twe tudaha umwanya uhagije amakuru meza, ahubwo tubikora ku makuru mabi. Ese ni gute wabasha guhindura ibi? Ntabwo ugomba kwirengagiza amakuru meza umukunzi waje kukubwira cyangwa se ngo uyahe akanya gatoya, mu gihe nyamara amabi yo ugomba kuyaha umwanya munini kandi ukayatindaho cyane. Urugero, birashoboka yuko umukunzi wawe yageze ku ntego yari yarihaye mu myitozo ngororamubiri cyangwa se yagize nka promosiyo ku kazi. None se aya makuru kuki yaha umwanya mutoya cyane kandi yari ikibi ujye umwanya munini cyane? Umutima wawe wikaze ku byiza kandi ari byo wiga gutaha umwanya cyane kurenza uko ikaze ibibi. Ikindi, gerageza kure mu rukuta. Iyi nama ya nyuma niyo ari mu cyiciro cyo kwiheba, abafite imyumvire yo gutekereza ibibi kandi babona ibibi gusa. Iyi nama twayikuye ku mufatanyabikorwa w'umushakashatsi wo muri kaminuza ya Pennsylvania ariwe Karen Levitch. Karen yakoze urukuta rutangaje rwuzuye amafoto y'abana be ndetse ruriho imivugo, aho mu by'ukuri rero natwe twashyize urukuta ruteye ubwoba mu gushyingiranwa kwacu, aho uziyemo ibintu byinshi cyane. Ni ikibaho rero gihora gihinduka kandi gitera ibiganiro bitabarika. Ni ukwibutsa ibintu byiza mu buzima bwacu. Ingamba rero ahangaha ni urukuta rutangaje. Reka twebwe nk'abashakanye twite ku byiza aho gukomeza guha umwanya ibibi. Ubutaha tuzasoreza ku buryo bwo kwishimira uwo twashakanye. Erega burya umurimo w'urukundo ntabwo ujya urangira. Kwizihiza mugenzi wawe rwose ni inzira ndende ariko nziza. None se ni gute na mugenzi wawe mujya mwizihizanya hagati yanyu? Turaza kwishimira kumva igitekerezo cyawe. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com.
tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.